Reka telefone mwana wa. Yego mama. Uri murasa kutunyoga. So ubunyobwa Uguriye umweya Dorofi. Anagukuriye wa mweya mwiza atari yabicundo. Yo kacimbutse kavunaga. Takozuti karokubura kuturaye. Yego mwana wa. Ariko nyoko uraje. Ntaje mugabo mwiza. Siko wahezeyo. Ari nasanze kwa Cezari bataratukingura. Ariko nabo basigaye baracuruza amagi. Nuko nibyo birayibesheje. Ariko kera ko habaga ikirayi ukagisatura kikavamo imice cy'umunane. Ngo basigaye ngo batakigira ibituburana. Nibyo bigezweho. Yasijyanye mupangaye. Si yakutse si? Yashekeye. Ikuiki. Reka hati tuturana. Mugira musabaganye. Numvishe kuri mwana nawe ari kuva ku ishure. Uno araza aburi icumuramiza. Reka ariko ryabuye nakwikiriraga ryagiye. Niko Dirifina. Ibuye nakwikiriraga ryagiye. Ibuye wakwikiriraga ico capfuye amatwi. Ntabwo cyabishobora igikiro. Nagomba mbizi rwose. Nese tuwabiyoberwa ntunsubize. Undi bintu bya hano mbyigiriraga neza sine narayikwikiriye neza. Ngo waragerera ugitikura mu nguri uzisi ko inguri ya mbogoya ibihwanye niya gisubi ni ngombwa ihitikuka. Yakutse da. Nono chaji. Yeme. Ni iki kibonobono? Yewe byato cy'umugenzi. Ntiragira si. Arega muhate vuba. None uwo mwana ahari ngo bukageze kuri buranga avuye kwishure. Yego. Narajya hano muramizike. Yego kagasuru wakabuni. Kagasuru muramizi. Ntari ko nabyukiyeho. Akari gafite utuvuzo turyoshesha. Yeka. Nzenda gasome nkora. Keka ngugira uti usomeho. Gasome nzobyo urasoma aho turagasanga. Amaze Zikicho ite cyase kuri ya ntico cyagira. Ega ngiye gusoza. Soza muko, soza nguramire mwene wanyu. Ariko muri abanyamwanda urugo ruvaga mu mukobwa cangwa. Igigemeri mumaraga kuyiriramo ntimuyoze. Musuri ntisa neza papa. Ngo nawe utegereje gushaka. Yemwe. Njyameri siraho ubunyobwa. Ubu subura. Yewe. Usubu burukeri yaba yavuye kurangura itabi. Ntago mbizi. Atiyo kakirazamutse. Ariko nta na hantu wabogiye urabona ntago ubuvungunyukira. Ndi gutekera. Reba muri rwarubariro ruri hejuru hariya niwe nabonye umugongo. Hejuru y'intarurese. Hejuru hamwe ku musego hejuru rwarubariro. Ndi kumva cyakiyo kakizamuka. Shaka ukirukira aha. Yati. Ugagenda hano. Yewe. Wowe. Nta kigenda mbe budesiya. Wa mugongo wawubonye. Gwaragize gwarumye n'ubuvungunyukira. Pakushira. Kiburiti se. Dari myambi zanje murazimaze mwasha muraza kurahura. Kiburiti naguze ejo. Si umukobwa wawe se? Niko waji hunyirawe. Arambiye. Ugipasaguraga waje umwambi gumwe nto wacana ngo gwake. Ajya cyane umwambi gumwe. Cyangwa uzitaga mu cikoni. Yaraje gunye telefone. Cyose Nubwo twabonye. Cyose nsi nk'igihori. Tambuko hamagarega kwa ye wumve wahageze. Ega yemwe yambwiye ngo araza kumpamagara. Nje nta mafaranga rwose. Arega habaga n'igihe. Ese habagamwe amafaranga? Ubu rero ugira ngo nubu. Yakubwiye ngo agezeye. Yageze Nyabugogo. Ubu wagize se ubwo ari mu gihe cy'itaha ry'abanyeshuri. Habaga igihe hari umuvundano aho ngaho bategana mbaye mu magari. None aho Nyabugogo rero usangaga ari ihuriro ry'ibigo by'amashuri abavuye Kantarange mu gacu kacoko nyina nyirashuhere. Nyabugogo ntabwo ndahazi. Turi guhunguka wanyuze.
twe twahungutse duca Nyabugogo nyine niho twanyuze mwari ibimodoka byinshi naho hari Rudahigwa yanyuze avuga rwa Gataraga aho yanutse kwa Gatara hoya reba Rudahigwa ariko hari mbese haba isanganiro we na Kanjogera atari Kirima Gihanga Ngomijana Mutara wa kane hariya rero kugira uzahagende noneho uje wakerewe ariko nawe nagaca kuri uyu mwana muzi ya buri modoka yaba yigaga amashuri gameze gate amafaranga ndigadushizemo ahubwo rero mubaze igihe cyo kwishura amacinya g'umuseke nabwo umubaze igihe cyo kwishura dute tumwishura tute twagajya komera shagakwa gusekura ubundi aha cha uragaragaye mwa wiriwe komera gakwaya kandi umutima gwanje gute komera mwana wawe nasize maritse dore musaza wawe yaje dore tugori twane nasize maritse nitura tugori nasize ese ibyo ni byisohoreye mwandiri ibigori pambese ibigori sino mu kijagi naho ntibyeze ahubwo muje kumucira yotsere ndazabonje uzaga umutima gwawe ari ubwo manzi uruhuke ubu urugendo ntirubaga ari rurerure umwana ajyaga ibiki kwishura kw'ibigori nabiri mu nzu turane ko twonyene dutsigaye itondeyo baraja kugucira ahubwo sigakwa ko nawe uvanye inzara ku ishuri da none se ku ishuri se nubwo wambonye nge ntabwo wambwira ko nabyibushye se wabaye kabi kari kwishinganisha nese sha ku ishuri babagaburiraga igiheri ni ibiryo inzara yaranyishe ubwo nshaka ko mama ibigori byanjye ubu rero shakisha ukuntu rero mumutekere neza uko n'ukuntu ajaga ku ishuri yarahombanye nkumbuye umutsima w'amasaka ubwo se gukarenga nk'ubwo muhogora barashaka umutsima w'amasakara gira uje kumurebera agasuru kwa Kabagena kanze ndebe igiceri nashyizeho ibirayi birimo birashya mushiki wawe rero ubu sarongera kugira icyo akora dore ubu agiye kukurangarira baba bagukumbuye ariko se muri ukujya iki kwishyura ni igiheri ni ibiryo n'amarongorwa si ubujaje wamugaburira iki atazasubira ku ishuri yarahombaye usake tumukurira ibijumba mu gishanga reba ukuntu azaga ameze neza nk'umushisha agasubirayo ameze nk'umugataga ese ibigori ndibyeze mu gishanga yizo nimba wa mugabo witaga ngo nimba ari yizo abo bose bari muri gereza cya kindi c'imfura bagifungiye urumogi ariko nanjye iyo ntajya ku ishuri kiba baramfunze kubera twaragendanaga ubu sa na gutyo se ubu kiba nawe umeze nk'ikivumvuri ariko iki kintu muri kubona umwana adashonje ubwo bo ntago baraturuga ko numvaga ngo cya hano genda aragutiza igikombe uze uhishe mu ico gitengeze kende baragutiza igikombe numvaga ngo kwanuza nabo bararoga ariko nyine nta muntu ukiroga abadifitiye inzigwe ni benshi turaba hano mu rugo ubwo ntibari kutuziza kuba twiringiraga tukeza nimba ari akajumbu gatapfuna uruhenengere mu nzu uryame uzi urasohoka wenda ugiye ku misiyoni mu kubera tunywaga amarongorwa na kawunga cyo rero ngaho hogi kuramo izo myenda n'izo nkweto nta gandi mafaranga mfite go kugura ibindi nibyo uzakuremo ndananiwe uzimanikaho uzihagikaho hejuru yego ntushiraho hejuru y'ico gitoki zitajamo amakakama
iki kintu cyo natumye akagasururu caheze uhora undebere.